njye ndi muri umuntu wa Yefuta ndi umwana wa Maraya yambyariye iwabo mama amaze kumbyarira iwabo habaye ibintu bibiri iwabo bavuga ko ambyaye mu muryango mubi papa nawe avuga ko abyaye umwana mu muryango mubi naheze hagati nk'ururimi papa aza kunkura mu irangamuntu papa yagukuye mu irangamuntu kera basibaga umuntu mu irangamuntu bigakunda byatewe n'iki ngo agusibe yasibye utarazaho ndashaka ko abantu bumva inkuru yawe bakayigiramo byinshi ubundi eri ayo mateka yo gusobanukirwa ko nta papa we na mama wawe bazwi ntubagire amakuru wayamenye ku myaka ingahe wabaga hehe icyo gihe kuri umuririmbyi nta ndirimbo wigeze uhimbira umuryango cyangwa isa n'igaruka ku mateka y'ababyeyi indirimbo nahimbye nivuga gatoya kuri mama maze nze nkubaze ko ntigeze mumenya nigeze menya ko nagize ibyago sinigeze menya ko mama yigendeye nari ntaramenya umuryango wa mama niwo narerewemo nagiye njya kwa data kenshi akanyirukana yigeza nkubitana mu ngarani hari ibintu nzi abantu bazi ko ntazi ariko nzi rimwe sindivuga nzabivuga nta kibazo rwose narereye umuryango wa mama hanyuma ntabwo nigeze menya mama sinigeze menya papa na n'ubu sindabamenya ku myaka yawe ugejeje wenda tudatangaje nturabasha kumenya data na mama ayo mateka we yasobanukiwe byari bimeze ute mama mbyara yambyara iwabo ubundi uvuka he yambyariye Munyove niba muzi umugabo witwa na ubundi mu buzima bwanjye nabajwe n'ibintu bibiri nabajwe nuko ntigeze menya mama cya kabiri cyambabaje nabajwe n'umuntu witwa Pastor P yarambabaje ku buryo nzarinda mfanye umutima wanjye nzi ko nababaye n'ibintu bibiri byambabaje kubera indirimbo zanjye none se pretse gato dusubira inyuma Pastor P aho Zaireba amaso yanjye sayundi Zaireba amaso yanjye sayundi Zaireba uramamagara bikemu cyangwa se bikemu wa Yesu byose ntacyo bitwaye Mana yanjye dutangiye tuvuga ngo nzayireba aya ni amagambo yavuzwe n'umukozi w'Imana witwa Yobu ubwo yari ari mu kigeragezo gikomeye umugore batangiye kumubwira ati dadi wakwihakanye Imana itagukiza ibibembe Imana ituma wishimisha urujyo Imana itakurengera itagukura mu ibyo bibazo by'uburwayi ni Imana nyabaki aravuga ngo uruhu rwanjye haleluya nirumara kubora nzi ko nzareba Imana yanjye n'amaso yanjye zayireba ntabwo arayundi umuhanzi rero nawe yahise abishyira mu ndirimbo yahise abishyira mu mirya y'inanga kugira ngo tujye tubyumva neza kurushaho abitsindagiza ijwi ryiza ijwi ryuje ubuhanga aravuga ngo nzayireba n'amaso yanjye sayunda zayireba twicaye mu karere ka Rusizi ubu niho twibereye muri iyi minsi nagiye kuri gakondo
gukorera inkuru n'ibiganiro bitandukanye n'abantu twagiye tubana mu murimo w'Imana, abantu twakoranye, nari mbifitiye inyota ndetse n'amatsiko cyane. Nicariye i Rusizi, ndi kuri hoteli nziza cyane bita Peace Guest House Hotel, ni mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe rwagati, ni ku nkengero gato za Kamembe, ahantu heza cyane uruhukira uba ureba amazi, washaka ifi iri fresh umurobyi ahita ayikuzanira bakayigutunganyiriza bakayiguha. Ni ahantu hari abantu b'Imana batandukanye, dore ko ari n'ikigo cya gikristo gifitanye isano n'iyobokamana. Ngira ngo iki kigo ni icy'Abangirikani, cameraman niba ntibeshye, iki kigo ni icy'Abangirikani, ni ikigo cyiza, ni ahantu heza uryama rwose ugasinzira neza, uguwe neza, uri mu mwuka kandi no mu buryo bw'umubiri witaweho. Niba uri kutureba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Belgique, muri France no mu bindi bihugu bitandukanye, uri no mu mujyi wa Kigali no mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, ukazi Kamembe ugashaka ahantu uruhukira wumva utuje, nta stress nta pressure n'imwe iri ku buzima bwawe, uzahasanga abahungu b'abataramyi bacuranga neza kandi baririmba neza, urajya urya ifi bagucurangira rwose banakuririmbira, nurangiza bagaho kuruhukira, numara kuruhuka uze no ku mazi boge, byose ibiciro wajya ngo ni nk'ubuntu. Imana ibaha umugisha cyane kunyumva. Nukenera kuza ahantu nicaye uzambaza kuri izo nimero ubona kuri screen zawe, nzakurangira neza makubwire. Ndi kumwe n'umuririmbyi mpuye nawe muri aka karere ka Rusizi, ni umukirigitananga mwiza, afite n'ijwi ryiza ndetse n'amagambo meza y'Imana. Reka dutangire tumwegereza asoza badakurikiye. Imana ishimwe. Nitwa Niyonzima Elia. Irindi nzayireba kubera indirimbo yitwa Nzayireba. Iriya Nzayireba. Ndagira ngo mbanze kukubwira ko mbere ya byose ndishimye kuba ngiye kuganira na Elia Nzayireba. Amen. Imana ibe umugisha. Yego. Harashize imyaka myinshi cyane. Tutabonana. Harashize imyaka myinshi tutabonana. Ariko dushima Imana ko dushimye kubonana tutishwe n'ibyaha. Yego. Ni ko umuririmbyi yaririmbye. Elia Nzayireba, amakuru ni meza. Ndashima Imana. Yego. Rusizi muraturusha iki? Turarusha amahoro y'Imana. Nta kindi tubarusha. Amahoro n'umutungo rusange wa bamwe, twayahawe twese abemeye kwitwa abemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ikintu cya mbere yadukubise ni amahoro. Kandi ayo mahoro ngo ni amahoro meza atangwa na Yesu, kandi ngo utayataye ntabwo yakurwaho. Muri aka kanya ndagira ngo dusenge Imana, ni wowe ugiye kudusengera kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Turagushima Uwiteka kuko uri ubuhungiro bwacu. Izina ryawe rihimbazwe kandi rihabwe icyubahiro. Icyubahiro cyawe ntuzagihe undi, n'ishimwe ryawe ntuzariho ibishushanyo bibajwe. Yesu. Ijambo riri muri Yesaya 42:8. Amen. Amen. Yesaya 42:8 hari ijambo rivuga ngo iki? Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye. Ishimwe rya icyubahiro cyanjye sinzagiha undi rwose, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Yego. Amen. Mbega iki kiganiro noneho ko numva kitaza korohara, arasengera mu byanditswe n'umuhanzi. Uwiteka yasinye ku icyubahiro cye atazagiha undi. Ashobora. Ni ikintu gikomeye. Yabahaye byose. Yego. Ati icyubahiro uzagikoraho azakizira. Ujye ubona ko hari abantu bashaka gucokoza ku cyubahiro cy'Imana n'ingaruka bibagiraho. Bamwe byabakozeho. Yego. Hari umwami Herode yagize agicokoza, ntabwo yaramutse, n'abandi babigerageza, n'abari abahungu ba Uza n'abahungu ba Roni babiri bacokoje icyubahiro cy'Uwiteka ku isanduku barapfa, n'abari abana b'abatambyi na bene Eli babiri, Ofuni na Finehasi, abo basize ubuzima bwo gucokoza icyubahiro cy'Uwiteka. Bivuga ngo icyubahiro cy'Uwiteka ni ndacokozwa. Hari icyubahiro cy'abantu, hakaba icyubahiro cy'Imana, hakaba n'icyubahiro cy'umuntu ku giti cye. Biratandukanye. Icyo tugomba kwirinda ni icy'Imana, ibindi turabyemerewe kutagicokoza. Kuko nicyo kintu tuganira, nicyo kintu njya mbona Imana igeraho igafuha cyane, igakora na declaration ngo sinzigera ngihute. Ishobora. Urabona umugabo mu rugo agira icyubahiro cye. Yego. Aragifuhira cyane. Yego. Iyo ugikozeho ntiyakwemerera. Yego. N'inzu yayitwika. Yego. Urakoze.
noneho Eliya turaganiriye tugize umugisha wo kukwakira uyu munsi. Turi kuri Evangeliza Romanda TV, Iyogezabutumwa TV. Ni TV nziza, ariko n'abantu baba muri aka karere ka Rusizi mubaye mutazi iyi televiziyo. Ni televiziyo icaho ibiganiro by'Iyobokamana. Niyo televiziyo, ni imwe mu mateleviziyo nabonye akora ko kubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyogezabutumwa TV ni televiziyo ujyaho ugasanga ibiganiro byiza, ibyigisho byiza bitarimo imitwiko n'ibiki byose, ugasanga ibintu nyine byo mu rusengero, byo mu nzu y'Imana. Abanyarusizi, abantu b'Inyamasheke n'abandi bose badukurikiye mu merere yose ku isi, ni televiziyo mbakundishije, mugomba kujya musura. Niba utarakora subscribe, ni ukuri uyu munsi ukireba kino kiganiro ikore. Ni televiziyo nziza cyane y'umukozi w'Imana turi kumwe, ari kuri kamera, ntabwo muri kubasha kumubona. Yitwa Iyogezabutumwa TV. Iyo televiziyo ikorera hano i Kamembe mu mujyi wa Rusizi. Amakuru yose ajyanye na gospel ushaka kuyamenya y'Ikamembe, nta nkuru y'ikintu kiba cyabaye gifitanye isano n'iyobokamana ataba yakoze ikiganiro cyangwa se ataba yagiye gukavaringa. Ni umuntu ushoboye, ushobotse, afite ibikoresho byiza bikora live streaming. Niba uherereye mu karere ka Rusizi ukagira ibirori bitunguranye cyangwa wateguye ukavuga ati ariko ni gute abantu bareba bino bintu byanjye kuri YouTube, kuri televiziyo. Niyo udafite chaîne ya YouTube, we abicisha kuri iyo televiziyo ye, agasangiza ibirori bye abantu bose babakurikiye bari hirya no hino ku isi. Ndabibakundishije rero, nukenera nimero ze uzazinyaka. Abari Rusizi na Nyamasheke mwihutire kumugana. Ni n'umufotografe, abafotora neza cyane rwose, akabaha amafoto y'ikitegezo kandi atandukanye. Ni mutaha birori aho wamutumira hose, mwaba muri kumwe kandi akagwa serivisi nziza. Uzamukenera uzabwira BKM ati mpa wa muntu uri Rusizi watubwiye wadufasha muri ubu buryo, nawe Imana imuhe umugisha. No kuri televiziyo yashinze yitwa Iyogezabutumwa TV. Eliya, uri umukristo wo muri he torero? Tugiye kuganira ku umukristo mu itorero rya Gihundwe, Pantekote ku mubyeyi kuri ADPR. Urakoze cyane. Wambabariye se kuri umuririmbyi, nta karirimbo na gato cyane. Iyo uvuze ko usengera Igihundwe, abantu benshi bahita bumva ko ari Betaniya. Betaniya ndayikunda cyane. Abantu benshi bahita bumva ko ari Betaniya. Ubu rero ntabwo uza kuncika, nubwo tutarajya mu nsanganyamatsiko yacu y'umunsi, ariko ushaka karirimbo kakora ari Betaniya, uririmba agace gato cyane, maze tuvuge natwe kuko niho twemera ko twaganiriye n'umukristo w'Igihundwe. Kwizera n'ukumenya, udashidikanya ko bitazabura gusohora. Kwizera, kwizera, manama kwizera, 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 manama kwizera. Haleluya. Kandi musanze nyize niko kwatumye Aburahamu yemera gutamba Isaka mwana w'ikine. Iyo ndirimbo ndayikunda, akenshi ndaranyumvise. Sindamenya umuntu wahimbye muri Betaniya. Ndashaka kubaza umuntu wahimbye. Ashobora kuba ari Aimable, ariko niba atari Aimable ni Jonathan cyangwa Aaron. Gusa ni indirimbo nziza. Amfite ni korali nziza. Ni korali nziza iririmba indirimbo nziza. Ngiye ni iwacu namenye ubwenge nyireba gutya. N'umwuka mpimbiramo indirimbo zituje ni Betaniya nabikuyeho. Yego. Nka role model wawe. Imari gumugisha. Iyi ndirimbo akora Betaniya uko uririmbye ni y'inkonfirimye ko nicanye n'umunyagihundwe. Noneho tuze kureriya. Eliya twicaranye uyu munsi. Eliya ni umusore birumvikana, ufite amateka atandukanye y'ubuzima yabayemo, yakuriyemo, utoroshye namba. Ibyo mbiziho gake, ariko tugiye kubisangiza n'abadukurikiye kugira ngo bamenye ko impamvu y'ikiganiro cyacu no kugira ngo abantu bamenye ko nta n'ukuri Imana itakora umuntu, nta no kuri tamukeso. Niyo mpamvu y'iki kiganiro. None Eliya ni muntu ki? Eliya yavutse ryari? Yavutse ute? Yakuze ute? Amaso ya Eliya muri urugendo rw'ubuzima harugejeje amaze kureba iki? Hari icyo ndi buhereho, hari ibyo ndi buvuge, hari n'ibyo ngira ubwiru. Urakoze cyane. Ibyo byumva ubimenye, ariko iby'ingenzi ndabivuga, ibindi nzabivuga.
ndashima Imana muri byose ko ndi umukristo nabatijwe afite imyaka 12. Umugabo yambatije yitwa Pasteur Louis, yari akiri pasiteri. Ikindi ndi umukristo w'igihundwe, byo nabivuze. Ndi mwarimu w'abana b'ishuri ryo ku Cyumweru. Natangiye umurimo w'Imana mu Burunga, wasigaye yitwa Beteli. Ndi muri korali y'abana, ngumya nanjye nigisha abana. Natangiye imyaka 10 nigisha abana. Mwarimu wanjye yitwa Marita, watangiye anyigisha, sinshobora kumwibagirwa. Marita, mwarimu Marita. Hanyuma nkomereza igihundwe, bose hari hamwe. Nakoreye umurimo w'Imana mu Burunga nigisha abana, nigisha n'igihundwe no kuri Hermone Kadashyi. N'ahantu hatatu nakoreye. Parido gato, turaganira uranyemera tuganire gutya. Usa n'uwihuse cyane. Hari impamvu mbikoze. Okay, sawa. Kereka nimba hari impamvu mbikoze. Hari impamvu mbikoze. Yego. Abantu baraza kuyumva nawe urayumva. Sawa. Komeza. Ukurira mu Burunga, uzamuka uraza igihundwe, wabatijwe na Pasteur Louis. Nibyo wari umaze kutubwira. Ubwo aho ngaho wari utubwiye Eliya wo mu rusengero muri iyo myaka yawe, kandi n'ubu uracyari mu rusengero nk'urarusohoka. Sinigeze nsohoka. Sinzanasohoka. Yego. Tuze noneho turebe Eliya muri detail. Eliya en general. Yabaye umuti. Urakoze Imana igumugisha. Ntabwo nigeze menya mama, sinigeze menya papa, na n'ubu sindabamenya. Ku myaka yawe ugejeje wenda tudatangaje, nturabasha kumenya data na mama. Ayo mateka wayasobanukiwe ryari bimeze ute? Mama mbyara yambyaye abiwabo. Ubundi uvuka he? Yambyariye i Munyove. Niba muzi umugabo witwa wo mu bacamanza witwa Yefta, yitwa umwana wa Maraya. Nanjye niko nitwa. Ubuhamya uko n'ukuri neruye. Rwose kuko mama yambyariye iwabo. Unkunda zankundere kuvuza uko cyangwa binyangire. Ndi umwana wa Maraya. Bivuga kuko nzi ko hari benshi bigiye gufasha. Kino kiganiro cyacu nivuga butumwa rikomeye. Hari abantu kigiye gufasha cyane. Nge ndi muri umuntu wa Yefta. Ndi umwana wa Maraya yambyariye iwabo. Mama amaze kumbyarira iwabo, habaye ibintu bibiri. Iwabo bavuga ko ambyaye mu muryango mubi, papa nawe avuga ko abyaye umwana mu muryango mubi. Naheze hagati nk'ururimi. Papa aza kunkura mu irangamuntu. Papa yagukuye mu irangamuntu? Kera basibaga umuntu mu irangamuntu. Bigakunda. Byatewe n'iki ngo agusibe? Yasibye utarazaho. Ndashaka ko abantu bumva inkuru yawe bakayigiramo byinshi. Ubundi Eli, ayo mateka yo gusobanukirwa ko nta papa we na mama wawe bazwi, ntubagire amakuru, wayamenye ku myaka ingahe? Wabaga hehe icyo gihe? Umuryango wa mama niwo narerewemo. Nagiye njya kwa data kenshi akanyirukana. Yigiza nkubitana mu ngarani. Hari ibintu nzi abantu bazi ko ntazi. Ariko nze bimwe sindivuga nzabivuga. Nta kibazo rwose. Narereye umuryango wa mama. Hanyuma 94 umuryango wa mama ugira ibyago. Amazu yabo barayatwika. Niho amafoto ya mama yahiriye n'imyenda mama. Hari inzu y'ibyatsi, hari n'inzu y'amabati. Iyo nzu y'ibyatsi bivuga ngo n'ifoto ya mama we ntayuzi. Ntayo, sinzigera namumenya. Kuko we sinzigera mumenya, narahanaguye. Wenda data simbizi. Ariko mama yambyariye iwabo, ambyarira mu nzu y'ibyatsi. Mbyazwa n'umupfumu wabagaho hafi. Umupfumu ni wanyakiriye. Mukonikoni mubi cyane. Mbaho kuva aho ngo mama yaratuye kugira ngo ni minota 5 arangarura. Mama yabyaye neza ntiyabazwe. Akimara kumbyara nkivuka kwa kundi umwana arira, natangiranye n'urugamba. Hari umuntu mu muryango wa mama, umuvandimwe utaranshakaga, wanze icyo kintu, kandi si murenganya, umwana w'ikinyandararangwa abaje guhombya kurya ibyo ataruhiye, amazi atoze, isambu. Mbega nazize isambu. Uriya mwana nabo bavuze ngo uriya mwana w'umuryango mubaraje azabona isambu. Ntidushobora kubyemera. Hari abantu babiri rero bahagurutse, baracyana ariho na bugingo n'ubu bariho. Umwe n'umusaza undi n'umugabo, banyanze urunuka.
banyanze urunuka na n'ubu bakinyanga urunuka. Yego. Hari n'abakirisitu Barasenga. abakirisitu rwose bakishijwe basenga bakiri gaburo abantu barabemera, abantu barabemera ariko mu ijuru ntabwo babemera. Yego. Natangiranye n'urugamba, narakubiswe, nzirarandiye, natswe uburenganzira bw'umwana. Abantu ntabwo nize amashuri abanza gusa. Yego. Abantu babyumva. Yego. Arikuze gusoma no kwandika. Nzi gusoma no kwandika. Yego. Hanyuma maze kumenya ubwenge ubwo ndatarutse. Nta kibazo utarataruka gusubije inyuma gato kugira ngo usobanure neza ahantu wavuze papa wawe wavuze ngo yageze ajya kugukura mu irangamuntu. Yankuyemo. Ni iki cyari kisembuye ibyo bintu kugira ngo afate icyo cyemezo? Nuko mama yagiranye ibibazo na mukadata, yigeze ajyayo, ajya gushakayo. Ahageze bakajya barwanya umwanzi wa mukadata, amwangisha papa aranyanga urunuka. Sinzi ibyo bakoze, hari imbaraga bakoresheje n'ubundi bwenge n'ubundi bufindo. Mama arangwa cyane, kandi mu kintu nzi ko mama nawe yagiraga amahane. Nabimenye nagiye mbaza, yageraho umunyamahane cyane. Bityo rero papa ankura mu irangamuntu, ariko ashingiye ngo no mu muryango mubi. Icyo kintu ari cyo umenya. Ubwo urumva hari ibyo ndi gutaruka ntavuga, ariko abantu bakora kubyumva. Uyu mwana namubyaye mu muryango mubi, ari data kwa mama na bati iki cyana cyavuye mu muryango mubi, dacana uwaka twanga urunuka. Tukigenze gute? Ibyo bakoze byo n'ubwiru nzabivuga ndi mu iteraniro, ndi mu bantu b'Imana, ndi gutanga ubuhamya kuko Imana yampaye kubaho. Imana yampaye kubaho, yaguhaye kubaho babyarangiye. Mu mateka y'abantu mwabanaga bakubaga hafi wo mu muryango wa mama wawe, barashatse ntawe wenda wajya kuganizwa gute basi mama yari ameze uti? Umuntu ushima Imana imuha umugisha ni mama wacu. Arahari, aracyariho na bugingo n'ubu. Mwita mama kuko niwe wegamiye mama agiye gupfa, nawe wandeze. Hari ibintu nzi we atazi ko nzi. Yego. Ariko ndamushimira ko yandeze. Byo nzabitanga muhamya ikindi gihe. Nta kibazo, ikiganiro cyacu kizagira ibice byinshi cyane. Yarandeze. Ibyago biba mu gihugu bigera ku muryango wa mama nawo. Ibyago ngo ni jenoside yakorewe Abatutsi yo muri 94. Yego. Nari ndi kumwe nawe mama wacu. Ntabyibuka, narakana gato k'imyaka ingahe irindwi. Ubyibuka ute? Mbyibuka ko inzu bayitwika. Nyine ubyibuka wabibwiye ute? Narabirebaga n'amaso. Nari kumwe nawe. Inzu y'ibyatsi bayitwika. Twicaye hanze, haza ikigabo cyambaye sarubeti. Twicaye ku katebe k'urubaho kiramukanga. Ishaka kumwica. Ndakitegereza cyane. Kiramubaza ngo basaza be bari. Avuga ngo ntabwo abizi. Aramubabarira ahita kwamanukana. Anjyanye ahantu. Turiye nari nshonje, ndi ubugari ho ari mfata hano. Byamaze iminsi 20 niri hano. Umuhogo wanjye. Ararira buri uko abigenza, arambwira mwana wanjye hangane. Data yaje aje kunshaka. Ni birebire cyane. Muri icyo gihe banjyanye kwa data. Kugira ngo byumve. Data sinigeze mbivuga ariko kambivuge. Ni ukuri reko bitubivuge. Data nagezeyo banjyanyeyo. Umugabo warunjyanye aracyariho. Niwe wahishe umuryango wa mama. Ariho umugabo abimunyuze. Baramushimiye nanjye nzamushimira. Yego. N'ubu uramushimira. Ni intwari yahisha abantu. Yego. Angejejeyo data aranyanga, anjyana kwa mukuru we. Ati toka cyo cyana. Ngezeyo mukuru warampisha. Ninjoro aza gutera mukuru ngo icyo nje kubatwikira inzu. Icyo cyana nutagisohora ndayibatwikira. Ngo kimpe nkice yajeje ko nyice ubundi data. Icyo cyana nkice avuga amagambo ndashaka gusubiramo. Cyo mu muryango mube vuga amagambo ayerura. Papa wakubyaye. Yaje kunyica. Aje kunyica mukuru yanga gukingura. Hari ninjoro. Aravuga ngo ndagiye ariko ningaruka ndatwika inzu mbatwikana. Babyumvise hari umuntu muri bo washatse kuncunga ngo ndacika. Mukuru wanjye mbonye ko ngiye gupfa ndamucunga muri akushisho nca munsi mu myumbati ndacika subira mama. Kuko nari ngiye gupfa. Data araje kunyicira. Banze gukingura bwo aza avuga ati agiye iragiye kureba essence undi.
asanze nacitse bukeye aza kundeba hahandi umuryango wa mama ko ntacyo yikangaga, aje asanga uwo mugabo ya mama wacu atangira kureba, abonye ngarutse ararira, aravuga ngo mucicishe uwo mwana vuba mu mujyane. Arambwira ati mwana wanjye ndagiye, ubu ibintu ntabwo azi ko mbizi. Mama wacu nanabyumva azarira, ntazi ko ibi bintu mbibitse umutima wanjye. Mama wacu arambwira ati mwana wanjye, bishaga mu, ndibuka ko bishaga mu, hariho ibigori birebire bashyiraho ibiti, imishingiriro, ibishyimbo. yego, Ndibuka marume umwe wagiye ateze agatambaro yambaye imyenda y'abagore yihishamo ari kugenda, niho yari yihishe. yego. Mama wacu avuga ati natwe tugiye kwihisha, ntituzi aho tugiye, nibakujyana aha n'aha kwa nyirakuru ku cyapa. Banjyanayo. Oh my God. Data aza nimugoroba asanga bancikishije, aje kunyica nabo, aje kunshakisha. Abantu barabimbwiye ngo yaraje, inigera aje gushaka ngo anyice, cyo cyana ngo cyo mu nzoka, cyo cyana ngo cyo mu muryango mubi, kandi umugabo niwe ubyara. Urumva aho hantu nta muntu n'umwe warubizi, umuryango wanjye ntabwo ubizi ko ibyo bintu mbizi, nari umwana w'imyaka 7, ariko byose byari biri hano ndi kubireba. Umva umuryango wa mama wagize ibyago niho nabaye, barancikisha rero. Iyo mbyibutse ngenyine ndarira, ndagize ndiri imyaka 3 ndize bigeze amaraso akajya ava mu mazuru menshi. Sinyakunda kuvuga, abantu bazi impamvu ntajya mvuga. Umutima wanjye ikintu cyambabaje cyane ni ibyago umuryango wanjye wagize, waranatubye cyane, wamuke kubera akaga bagize, ariko abariho Imana bagira neza, barakize, bafite ubushobozi, bafite imbaraga. Ikindi kintu cyambabaje ni ko nabo banyanze, baranyanze, kandi icyo banjijije urumva nabo uracyumva ngo ndi umuryango mubi, nicyo kintu banjijije. Yego, inkomoko. Umva ikintu nazize, wazize ikintu utagize mu ruhare. Ntazi. Iyo aba narinzi data kibura, iyo aba narinzi data, iyo aba nari muzi kibura, nkaba naravuganye nawe, nari kwemera icyaha, ariko simuzi na mama simuzi, nta n'ifoto ntayo, nta n'icyo naganire nawe, ariko abantu banziza ababyeyi, kwa data banjije ababyeyi, kwa mama banziza ababyeyi. Ubu kuvuga ngo imyaka y'ubuzima bwawe bwose ugenda ku isi niyo story wakuriye. Ndi hagati mu rurimi, ariko mu mutima nibwo bwa mbere mbivuze, iri mu mutima wanjye, byatumye ntajya mvuga, nkicara simvuge, abantu bamenye impamvu ukagira ngo kwitonda. Yego, kandi ari umubabaro mfite mu mutima wanjye. Yabese. Cyambabaje cyane ko umuryango wa mama wanyanze, kandi ari naruhanye nabo, nkabarana nabo. Yego, ikintu cyambabaje, ntacyo bamare kandi barakiza, afite ubutunzi. Nicyo kintu banyangira narakimenye. Inkomoko niyo banziza. Ikintu gikomeye, uri kuvuga ikintu gikomeye uhuje n'abandi bantu nuko batari benshi cyane, ariko byagiye bigira ingaruka ku muryango nyarwanda. Kuba umuntu avuka aha yaravutse mu ubu buryo, gusa tugeze mu gihe cyiza, wenda igihugu gifite politike nziza ihindura iyo mentalite, n'ibyo bitekerezo bibi byagiye byangiza n'amateka y'igihugu, ariko nzi ko ibintu uri kuvuga biremereye cyane, kandi hari n'abandi bantu bahuye n'ingaruka zabyo. Muri iki kiganiro ndaza kwibaza ni gute uririmba, urumva turaza kubihuza, ni gute noneho uririmba kandi bavuga ngo nibo babayisenga, ariko ukaba arahisemo kuririmba. Eliya, tutaza kuyosije kuri umuririmbyi, nta ndirimbo wigeze uhimbira umuryango cyangwa isa n'igaruka ku mateka y'ababyeyi? Indirimbo nahimbye nivuga gatoya kuri mama, maze nze nkubaza ko ntigeze mumenya. Sinigeze menya ko nagize ibyago, sinigeze menya ko mama yigendeye, nari ntaramenya, ntarasobanukirwa, ntazi iyo biva n'iyo bijya, nkeneye kubabarirwa. Nagize
nagize umubaro kuko ntigeze nkubona byarambabaje birababaje sinigeze menya Oh my God. usigaye jyenyine sinigeze menya ko mama yigendeye Yesu Kristo mbabarire cyane hari message wumva hari ibintu bica mu matwi y'umuntu ukumva umuziki ubivugaho Eliya Nzayireba iyi ndirimbo wayanditse ryari indirimbo yanditse afite imyaka 20 gutyo yego amateka yose amaze kwiyegeranya ndi mu myaka 18 narayitekereje nishyira amagambo aho ayo magambo niyo nabanje gutegura aho ngaho ndakira aho ngaho ko natangiye guhimba indirimbo ndi mu myaka 10 nakuze mfite impano y'Imana itarenze 3 impano yo kuririmba narebaga gucuranga nkita mbisubiramo niko nize ndi gucuranga piano drum narakurebaga gusa nkabisubiramo nta kindi impano nari mfite n'izindi impano ndashaka kuvuga niyo mpamvu ubisubiriza hamwe na cya kibazo cyanjye impano yo kwigisha abana ubisubiza hamwe na cya kibazo cyanjye ko wakuriye mu mateka y'ubuzima bugoye burwishe utazi ababyeyi bushariye ariko urashaka kumenya impamvu nagize ibyishimo byo kuririmba yego ushaka kumenya iki cyatumye uririmba ntukore ibindi by'abanyamibabaro ubwo ukisanga waririmba hari umugabo wansangaga nijoro hari umugabo wajya gusanga nijoro ndyamye wambaye ikanzu yera akanjyana ku musozi nari mfite ubundi bwa mbere mbona yego nari ndyamye mfite imyaka 12 ryamye kwa mwene wacu nari ndyamye ndaramye ndeba hejuru sinziriye gato mbona bibiri imbere yanjye ebyiri bibiri irambuye muri Yesaya ibice 42:8 rya jambo nduwiteka niryo zina ryanjye icyubahiro cyanjye sinzagihundi nishimwe ryanjye sinzari ibishushanyo bibajwe mbona no muri Yeremiya 42 abantu basanga Yeremiya mubwira ngo turashaka ngo dusengere Isirayeli imaze kwigabanyamo kabiri ico kimwe cy'amajyepfo n'icy'amajyaruguru imiryango 10 ya Isirayeli n'indi miryango 2 Yuda na Benyamin ngo turashaka ngo dusabire arabwira ngo nimugende nge kubasabira haciyemo iminsi 10 ijambo ry'Uwiteka rimuzaho ngo gende bwira abantu ngo bagume hano ntagira aho bajya niho nzabahera umugisha nkubaka ariko ngo banga kumvira Imana nayo magambo niyo magambo Imana yanzaniye yego ambwira ko abantu banze kumvira Imana nubwo Imana yarokoye abantu ikabakura mu buhungiro abandi ikabakura muri iyo hirya ngo baraje bajya mu gihugu ntibumvira Imana yani umwana w'imyaka 12 nabimenye maze gukura iryo jambo ryo muri Yesaya ryarambwiraga ngo nduwiteka nza Imana ntihinduka kwivuga ko Imana ikwereka ko idahinduka ari nyembaraga kuri njye nari umwana w'imyaka 12 nasomye Bibiliya gusa mbona ko ari amagambo asanzwe ndigendera nayimenye maze gukura kuwiteka yari gushaka kuvugana nanjye hanyuma rero kuririmba ibyo kuririmba hari umugabo wazaga akamfata kuboko nkabona aranjyanye agacuranga ku kibero muri iyo myaka yawe 12 nkabona no munsi yaho mu myaka 10 no byatangiye yego nkabona ari gucuranga ku kibero agacuranga yarangiza hari nk'indi bivuga ngo Imana nimufasha Imana niyo mufasha ubuhungiro bwacu ntajyabura kuboneka mu byago nicyo kintera guhumurizwa nubwo hari ibyago n'amakuba yasubizwa mu intege ngakomera tugoswe n'amagare menshi tugoswe n'ingabo zo mu ijuru humure nimutinye nimukomere turarinzwe uwo mugabo yacurangiye ku kibero akimara gucuranga n'umwuka unyinjiramo ntangira kuririmba iyo ndirimbo bucya njya kwigisha abana bo kwa Adrian barabizi Pastor Munyantore
narabatozaga harimo Enoki bari muri Amerika, Aroni we ari mu mujyi wa Kigali arabizi n'abandi benshi. ngira ngo famille wayibayemo nabanye n'iyo famille abana batoza kuririmba. yego nabo barabizi. nanjye ndabizi. Hanyuma uwo mugabo yaje kenshi nabwo yigezaga uwo mwiyereko amfata ukuboko nabwo 2013 anyigisha indi ndirimbo nayo iri aho ngaho nzayiririmba kugira ngo Yesu yaraducunguye twezwe n'amaraso ye iranditse ari indirimbo amaze kuririmba nyisubiramo ndayandika ngo wiki Yesu yaraducunguye twezwa n'amaraso ye. haleluya mana yanjye yadukijije urubanza rwo gucirwa witeka yatubabariye twese arambuye amaboko. indirimbo barayizanya gutyo mwiyereko yari umugabo muremure aranzengurukana ikirere amashyamba aranzengurukana amfata uko karambira ngo narinje kugutangiza umwaka kuko ntabwo wagomba kurenza uyu mwaka rugiye gupfa ku myaka 20 yaraje konkiza ibintu bibiri abadayimoni bashaka kunsinda mu mayira n'abashaka kunsinda ku gisasiro ndyamye arambwira ngo Yesu yaraducunguye amfata uko karanyirukankana twezwa n'amaraso ye arambwira ngo nje kukongerera imyaka uko Imana yongeye Hezekiya mbona imbere yanjye ni byinshi ariko Imana iri kumwe natwe kandi Imana yarantoranyije irambwira ngo nagushyiriyeho. Hanyuma muri icyo gihe nkiri muto mbona n'igitabo cya Yeremiya kinzi imbere igice cya mbere nakumenye ntarakurema nakweje utaravuka ngushyira ku mwana uzanura amahanga. haleluya haleluya ariko ndavuga ngo ndi umwana ariko Imana ivuga ngo wivuga ngo ndi umwana ko nza gutuma wose uzajya nabyo nzakubwira sinjye uzavuga. yego Imana ivuga ngo naragukomeje naguhinduye umunyembaraga uzankorera. Hari icyifuzo ndi gusengera icyo cyifuzo ndi kugisengera nafite amasengesho iminsi 2 yaze ryo jambo Imana irambwira ngo wowe ntabwo wemerewe kujya impaka niko Imana yambwiye ntiwemerewe kuburana ntiwemerewe gutukana ntiwemerewe gusagarira umuntu ujye utuza umuntu nawe kubuta ujye utuza nagushyiriyeho kunkorera kujya usengera abantu banjye nawe ufite ukuntu ukora ufite uko nkora burya buri wese afite ukuntu uko akora cyane ngiye ntugacire umuntu urubanza ngo uriya ngo aratuje ngo n'umudiyakoni afite ukuntu akora nuko Imana yamusizeho. Nanjye mfite buriya Imana yanshyira gusengera abantu bose sinjya ndobanura n'umusinzi ndamusengera n'umusimanya nkamusengera kandi Imana yantegetse gukunda abanzi banjye kubasabira. impano rero ije gutyo y'Imana yo kuririmba no gucuranga ubikuriyemo usurwa na marayika n'iryari wagerageje no kuvuga ngo reka nshyire inzozi zanjye hanze nereka abantu ko Imana yahamagaye nk'umuririmbyi ni muhe mwaka indirimbo ya mbere yari nzayireba niyo ndirimbo nakoze 2007 nari numvaga mu mutima wanjye ngomba kuyikora iyo ndirimbo nitako negera Aroni umuhungu wa Adriyani n'umwana witwa Ishimwe Shizera bose bari mu mujyi wa Kigali tujyana muri studio. Hari undi nawe uri mu Canada witwa Buceye twayifatikanyije. ndabizi iyo groupe yose ndayizi. reka tujye ku gice cya kabiri cy'iyo ndirimbo na refore ngira ngo bwa mbere wararimbye kimwe na refore turirimbe n'ikindi cya kabiri noneho nze nkubaze. Mu gihugu cy'amahoro aho badapfa ndakunda ntambara zigerayo n'igihugu cy'ubwiza byandebayo mu kwizera muzura imbaraga. Mu gihugu cy'amahoro aho badapfa ndakunda nta ntambara zigerayo n'igihugu cy'ubwiza byandebayo mu kwizera muzura imbaraga. Uru rwanjye nirumara ubora nzaro nkundi mubiri nzareba Imana n'amaso yanjye. Uru rwanjye nirumara haleluya ubora nzaro nkundi habwa icyubahiro Yesu izina ry'Uwiteka Imana rishyirwe hejuru. Mana uyu mukozi wawe umugisha kandi umwagure
nzayireba amaso yanjye sayundi nzayireba 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 amaso yanjye sayundi nzayireba mu gihugu cy'amahara aho bada kuyobora ikiganiro cyawe byangoye cyane. Iyi ndirimbo amateka yayo n'ayahe wayanditse uri? Indirimbo nayiteguye nigisha abana mu Burunga nyimarana igihe ndi munsi y'imyaka 20 ndi mu myaka 10 n'inga. Indirimbo zose mfite nazihimbye munsi y'imyaka 20. Ndazitegura neza kuko nashobora guhimba indirimbo nk'eshanu ku munsi nkandika nifite amakaye nandikamo agace kamwe n'inyikirizo cyangwa inyikirizo ngashaka igitero nkabibika nakumva amagambo nkayabika ko byasaga mu nzozi naho nasurwaga nkabika nariye numvaga ijwi rimpamagara amagambo nkayandika usoma hana nkandika nkumva amagambo nkayandika ijwi riniri nkahita nshyiramo amagambo. Ngiye kwibaza ikintu gikomeye, ntabwo tuza gutinda muri iki kiganiro kuko tuzakora n'igice cya kabiri. Ubwo umuntu kumva no kureba akumva n'amateka yawe bigaragaza ko uri umuririmbyi utari uwa vuba ahubwo bimazemo igihe. Ubwo umuntu ashobora kwibaza kuki nta ndirimbo nta muzingo w'izi ndirimbo wari washyira hanze alubumu uronshinga amarubumu nk'abandi baririmbyi keskinovaba? Nagize ikibazo mu miririmbire mugenda ndi gutegura indirimbo nari mfite sponsor nawe ngo ashobora kuba yaranyanze yandebye nabi yarifashe kubera ikibazo cyabaye cyatewe na Pastor P Bugingo kandi wibacanga mu karere ka Rusizi. Yantangira album nari mfite umuterankunga yambonye ndi kuririmba mu bukwe arambwira ngo sasa Pastor P yantangira album amafaranga amwe turamwishyura bigeze hagati arambwira ngo disque dire atakaye indirimbo zarabuze. Disque dire twibutsa abantu ko ari ububiko bw'aba producer cyangwa abantu bakoresha computer babika projet cyangwa content zabo bari gukora. Pastor P yakubwiye ko disque dire yabuze ngo mu gihe yaragiye France bwa mbere. Ndabizi ndabyibuka ajya mu Faransa. Ariko none abantu barambwira ngo nzamurege. Ariko ikintu nagize cya mbere reputation urumva ari iki? Indwara umutima utera gake. Nagiye mu bitaro 3 zose kubera umutima ngira reputation kubera umubabaro album yanjye umubabaro. Pastor P yaguteje indwara y'umutima ujya mu bitaro gatatu twose nagize reputation. Nagiye mu bitaro abantu bari gwicyo ndwaye umuganga w'umunyabwenge umwe umusaza aranyegera arambaza ndamubwira asanga afite ikibazo cya reputation natewe na Pastor P. Na ubundi mu buzima bwanjye nabajwe n'ibintu bibiri. Nabajwe nuko ntigeze menya mama. Cya kabiri cyambabaje nabajwe n'umuntu witwa Pastor P. Yarambabaje ku buryo nzarinda mfanye umutima wanjye nzi ko nababaye n'ibintu byambabaje kubera indirimbo zanjye. None se pretse gato dusubira inyuma. Pastor P aho wari waramwishyuye izo ndirimbo yari yabonye amafaranga ahagije ku buryo wenda we atabyumva nk'urubanza. Hari hasigaye make nanze kumurega abantu bambwiye kumurega nanga kumurega ndamwihorera kandi ntekereza ko bamwe bambwira ko ari ibintu yakoze ashaka kubona ubwera zisibye akambeshya. Mwabaga muri gupfa iki ko kitumvika? Urabona twakoraga kwa Ezra hariya Kikondo Merezi ya kabiri. Yego. Hari ibindi bibazo mwarajyanye na Pastor P biri ku ruhande bituma yakora ikintu nk'icyo ku bushake? Ntabwo Pastor P yigeze yemera kuba yasubira mu izo ndirimbo se nubwo yatakaje disque dire ngo aziguye nk'umuntu wari wamwishyuye? Numvise ambwira kuri telefone ko dushobora kuzasubiramo akankorera. Numva bimbwira ku magambo ariko sinizera abantu. Sinjya nizera abantu buriya. Iyo mikoranire yawe na Pastor P bimaze nk'igihe kingana iki bibaye? Bimaze ko hari ibyiringiro ko byabaye 2010. Ubwo haciyemo imyaka 13 yose. Turi muri 2023 imyaka 13 yose. Ubwo rero numva ibyo bintu byarambabaje cyane. Yishe ntabwo yishe ejo hazaza hanjye ahubwo yahateye amabuye.
yakubise umujugujugu. Pastor P niba akurikiye kino kiganiro muri aka kanya iki wamusaba? Ndamusaba guca bugufi mu mutima we, byarangiza agasubiza amaso inyuma akavana muri Kigali akongera akayerekeza iwabo aho avuka, akamenya ubuzima yari arimo kera ko ngenda buzi. Yazaga mu marepetisiyo kwa Adrian tugasangira, akongera akamenya ko Imana icisha bugufi kandi igashyira hejuru, yica kandi igakiza. Ndi kumusaba guca bugufi gusa. Aramutse yemeye ko musubukura uyu mushinga wabyemera? Nabyemera. Yego. Nabyemera. Ko ngira umutima wo kubabarira. Ese ubwo waramubabariye? Umutima wanjye numva naramubabariye, ariko amateka ntabwo iyo ashyirwaho imbabazi. Amateka ntashyirwaho imbabazi. Muravuga ikintu gikomeye, uravuga ati naramubabariye ariko amateka arabizi. Ntajya ashyirwaho imbabazi. Y'ibyabaye. Ntashyirwaho impuhwe. Amateka ameze nk'umucamanza. Ameze nk'ukwegera Pastor P tukaganira, yakwemera ko izi ndirimbo yarazifite mu nshingano ngo azikore? Yabyemera rwose. Ariko akaba atarazi. Uko na sponsor aracyahari. Sponsors ibyo bintu? Arabizi. Yego. Urakoze cyane. Turi gukora itangazamakuru kandi nyine no kuzana amakuru. Ayo nayo ni amakuru. Urumva nabyo wabivuze ngo ni igikomere cya kabiri nyuma y'ubuzima navukiyemo kutamenya data na mama. Uyu munsi uhawe umugisha ukabona undi muterankunga, dukurikiwe n'abantu batandukanye bashobora kwifuza kugufasha, witeguye kuba wasubira muri studio kurangiza izo ndirimbo nawe ukamurika album nk'abandi? Cyane nahita nsubiramo uko nta kubishaka biri muri nge. Impano irahari, indirimbo zirahari, harabura ubushobozi amafaranga niyo nkeneye. Amasengesho narasenze n'abantu baransengeye, ankeneye umuntu w'amafaranga amwe ubushobozi yokora izo ndirimbo yenda ngakora. Uvuga butumwa rigasohoka, ntabwo bigombera abantu benshi, n'umuntu umwe yabikora. Yego. N'umuntu umwe yabikora. Ndikumva nizeye Imana ko muri iki kiganiro tuza kuhakura abaterankunga baza gusunika iyi album yawe, kandi nanjye icyampa Imana inyandike muri abo baterankunga, kuko duke twanjye guteranyaho duke tw'umuntu uri kutureba ukurikiye kino kiganiro bishobora kuvamo inkunga izamura umuziki wa Eliya, agakomeza kwivura no gusibanganya iki gikomere cy'ubuzima yavukiyemo akoresheje indirimbo. Kandi umuntu wese uzantera inkunga cyangwa ubishaka amenye ko ndi umukristo. Ikintu cyo cyambere, kandi nzahora ndiwe, ndi umukristo. Tagira izindi kondisiyo. Izi ndirimbo zanjye ziririmbira mu nzu y'Imana. Yego. Ndi umupantekote. Yego. Nyorwa n'itorero ryanjye rya ADPR Pentecote. Sinjya ku ruhande. Yego. Ibyo nkora byose ndabegera bakampa umurongo. Ntabwo njyewe ndi umuhanzi ahubwo ndi umuririmbyi. Iryo jambo sinkirishaka. Yego. Umuhanzi, ko umuhanzi arigenga, ni ibyigenge. Ndabaza abahanzi, ni ibyigenge. Ntibumvira itorero, abenshi ntibumvira n'Imana. Njyewe rero ndi umuririmbyi mu itorero rya Pentecote. Tumuvuga butumwa. Umuntu uzagutera inkunga zabateye inkunga umurimo w'Imana. Nicyo kintu ubashije kugira kiriya. Eliya, come on, tugende. Utabishaka zabyihorera. Mu ndirimbo Pastor P yarari gukora witeguraga gushyira hanze, tubonje gato y'ukuntu album yari iteye, wenda uri gice kimwe na refure ku ndirimbo yarari gukora Pastor P, kujya dukumbuza abantu tunababwira ngo please anytime mbonye ubushobozi najya muri studio kubazanira izindi. Mudapfa iwacu mw'ijuri, mudapfa ni heza, ni umwami wanjye yibera umurwa w'amahoro. Mudapfa iwacu mw'ijuri, mudapfa ni heza, ni umwami wanjye yibera umurwa. Mushaka ko utabura kuririmbaho. Nigeze nyumva gato muri Samparo ufite wari wakuye kwa Pastor P icyo gihe, indirimbo ivuga ngo ndagushimira, niba ari sikubwamo ndagushimira. Ndagushimira ni indirimbo yakozwe na Kamanzi. Okay. Kamanzi ujye umwumva? Yego. Wasigaye ari umugabo, yarakira umusore ariko yarakakira ministeri. Muri indirimbo eshatu, indi yakozwe n'umuntu witwa Fifi. Fifi wabaga kwa Pastor P, Fifi umusore w'igikara, niba kiriho simbizi, naramukunze cyane. Yego. Indi yakozwe n'umuntu witwa Zawadi ari muri Amerika.
Zawadi. ni indirimbo eshatu ubundi nzayireba yakozwe na Zawadi. Zawadi acuranze nzayireba. tugiye kuri diskette rwose mu muziki wari waranje neza cyane kera tukiri abana bari mu burunga. Zawadi ni wayikoze bari muri Amerika na Kigali. Indi ya kabiri yakozwe na Kamanzi aracyari bari mu Rwanda. Indi ya gatatu yakorewe kwa Pastor P Sikubw'amaboko. Shyiraho kwita kuri Sikubw'amaboko, iyo yari yakozwe na Pastor Sikubw'amaboko, imbaraga, ubwenge, intwaro, ubuhanga, intwari, amashyo, imikumbi, ahubwo ni kuhumuka Uwiteka, ahubwo ni kuhumuka Uwiteka. Nzi yuko ushoboza mwami mu ntambara ndwana zose, ababisha banjye bangose, nizeye kunesha. aguha umugisha ati Sikubw'amaboko kandi Sikubw'imbaraga, ubwo ni kubw'umwuka wera w'Imana ishobora byose. Iki kiganiro cyangwa se iyi ndirimbo niyo igiye kudushyira ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko tuzakora igice cya kabiri, kandi ndifuza ko igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu ubuzima bwa Eliya buzaba bwarahindutse. Eliya, uyu munsi ubayeho gute mu buzima bwa buri munsi? Mbayeho neza, ndashima Imana, ndiho mu rugero rwanjye. Yego. Murara bimuna mwenga bayo mu rugero. Bitanumva ko ari byinshi bitagenda. Hari ibigenda, hari n'ibitagenda. Reka nshimire abantu bose bakurikiye kino kiganiro. Nukuri mbahaye urusengero rwo gukoramo umurimo w'Imana kwa Eliya. Eliya no urusengero rw'Imana. Umuntu wese wifuza kugira ikintu yafashe Eliya kugira ngo ave ku rwego rumwe agire ku rundi. Nukuri ushobora gukurikiye kino kiganiro. Uri mama w'amahanga, uri mama w'imfubyi, ukavuga ati Eliya mugize umuhungu wanjye w'imfura cyangwa se w'umuhererezi. Ushobora kuba uri umupapa uvuga ngo njyewe nita ku mfubyi ndetse n'abababaye, Eliya nazabe mu bana banjye. Uhamagara Eliya kuri telefone kuri nimero ngiye kuguha. Ushobora kuba ukunda umuziki wo kuramya Imana, ugashyigikira umuziki wa Gikristo mwiza, afite indirimbo nziza zanditse neza zishingiye ku ijambo ry'Imana, zirimo ubutumwa bw'ukuri. Ushobora kuba udukurikiye ukavuga ngo njyewe ndashaka kwama indirimbo ze zose muri studio nkazishyura. Ushobora kuba ugiye gutegura amakonseri ukavuga ati nteguriye Eliya igitaramo cyo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. Ubwo bwose ni uburyo dushobora gukayaringa Eliya no kumufasha kugira ngo abashe gukomera, abone ababyeyi ahatigeze ababona, ahatigeze abamenya. Tumuhindukira ababyeyi twese. Eliya, ndifuza ko uza gusoza n'ubundi usengera abadukurikiye, ariko ubanje kunyemerera umuntu wakenera kukuvugisha no kugufasha mu buryo bwose narondoye yakubona kuri iyi nimero. 0782 78 366. Agira isubiramo. 0782 78 366. Twavuze ngo turi kugenda tubonje abantu album yawe. Ubungiye mfitiye ariko ko ugiye gukora album y'indirimbo by'ibira 12 vuba bidatinze, ukazana muri mu mujyi wa Kigali tukagukorera concert ikomeye, Imana igasoza abasezerano. Ibyo bintu ndi kubyizerera ko iki kiganiro kigiye kubikora. Mu ndirimbo maze kuririmba nko kuri 3 cyangwa 4, ndashaka ko undirimbira gato ko ndimo ngo ndagushimira, ugahita usenga Imana tugasoza. Ndagushimira, ndaguhimbaza, wowe Nyiringabo, wampaye kubaho, sinzapfa ubwo nzarama, mbayeho kubw'imbabazi zawe, sinzapfa ubwo nzarama, mbayeho kubw'imbabazi zawe. Ubuntu bwawe nibwo bwatumye nanjye mboneka mu maso yawe, sinzapfa ubwo nzarama, mbayeho
uwiteka ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ni ibyawe kuko uri mu ijuru ryera. Ijuru ni intebe yawe, isi ni intebe y'ibirenge byawe. Umuntu yakubakira nzuki kandi ahuza abantu ahantu ki wa mu mutima umenetse ushenjaguwe n'ijambo ryawe. Uri se w'imfubyi, uri umucamanza uca imanza ziboneye zitabera, uri umugabo w'apfakazi. Ndagushimiye kwera kwawe no gukiranuka, kubera ko uri umunyembabazi, tinda kurakara, ufite kugira neza kwinshi, uri umwami w'amahoro kandi uri umunyembaraga. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen.